inteko njyewe nyimazemo imyaka myinshi nikoreramo, ariko mu kuri inteko ishinga amategeko ni imwe muri institution za leta zidufasha kubona amakuru no kuba dufite ahantu twicara no kuba dufite ahantu dufatira amakuru, bagatekereza bakavuga bati abanyamakuru bazafatira ahangaha bazicara. Ni ikintu cy'ingenzi kuko hari abantu benshi tujya mu nama zinyuranye hano mu gihugu ugasanga ahantu hamwe bateganyije ko umuntu aza gushyira rikoda ngo abone amakuru, ukibaza se aya majwi ndayakurahe kandi nicyo kintu cyakujyanye. Gusa tukiri muri iyo mikoranire y'inteko hari ukuntu abanyamakuru bajya bashaka wenda nko kubona amakuru runaka atari inkuru zabereye muri plenary, wenda bagashaka inkuru ku perezida wa komisiyo runaka, ugasanga rimwe na rimwe kubona aya makuru biragoye, nawe ikintu kitavugiye mu nteko kugira ngo uzamushake wenyine sinzi ukuntu bigenda, ugasanga biragoye. Rero twifuza ko nk'abantu dukorana umunsi ku munsi, niba umuntu akwiyambaje urimo kwandika inkuru yerekeranye wenda n'ibintu yaramaze n'igihe, ni byiza ko bajya baduha amakuru, ariko nanone muri bwa bworoherane kuko niba akubwira ati nta mwanya mfite wenda kubwira igihe runaka azakubonekera aguhindura. Ndabashimira cyane kandi ngira ngo uko Madame Kabuye yabivuze, hari ibintu byinshi twifuza gukorana n'abanyamakuru n'inteko ishinga amategeko, kuko nk'uko nabibabwiye ntangiza aya mahugurwa, twebwe tubafata nk'abafatanyabikorwa. Icyo twemeye rero muri aya mahugurwa ni uko abazaza bashaka amakuru bazayahabwa, abashaka gukorera mu nteko ishinga amategeko. Nicyo twifuza, kuba mwaje mwese mukifuza gufatanya n'inteko ishinga amategeko kugira ngo ibikorerwa cyangwa se ibikorerwa hano mu nteko ishinga amategeko bishobore kugera ku baturage. Ariko bikaba byiza namwe mudufashije ushaka inkuru runaka, tuvuga ishaka uno munsi kuwa kane, byaba byiza utangiye kuyisaba nibura nko kuwa kabiri, ugasaba kuwa kabiri ugatubwira ushaka ko muzabonana, hanyuma noneho tukamukushakira nawe akidisiponibiliza kugira ngo ashobore kuboneka. Noneho niba ari ushaka kumubaza ukimubaze, niba ari inkuru ushaka ko uba akaba yayiguha. Abadepite n'abasenateri ni intumwa za rubanda, ariko ntabwo bafite mikoro nk'izi zacu, nta nubwo bafite kamera nk'izi zacu. Rero gukorana neza kw'inteko, kwagize inteko ndetse n'itangazamakuru, nibwo buryo bwo gutuma abaturage, abasenateri n'abadepite bahagarariye bamenya ibibera mu nteko. Ariko kandi ni natwe twavuga ko tugomba guhagarara hagati, bityo tukamenyesha n'umuturage ko afite uburenganzira bwo kumenya ibibera mu nteko ndetse no kubaza no gutanga ibitekerezo bye, bityo koko yanshingano cyangwa se yantego yo guhagarara abaturage mu by'ukuri abagize inteko ishinga amategeko bakaba bayigeraho mu buryo bworoshye. Cyane ko abadepite ari intumwa za rubanda ndetse n'umunyamakuru nawe navuga ko ari intumwa ya rubanda, twese duhuje tugashyira ijwi hamwe tukavugira wa muturage na wa mudepite akavugira wa muturage yarushaho kubona igisubizo ku buryo bwihuse.